Veil of Shadows. Episode kane filime yaryoshye The Great Nexus. Dutandika ndajya nguriwe hano ati nimba abandi bose barinzwe na Bari uyu musore yashyizeho ni Master Wu. Hanyuma uriya musore nawe akoresheje mazi uriya mukobwa cyangwa se Xiaowei barimo barahiga akoresheje hakurya hari aka nako Xiaowei yakoresheje kugira ngo nzane muri ifite processes mbi cyane ibintu byo kuvanga amarangi no gukora ibintu by'ibitambaro ibintu nk'ibyo benshi bateza ibibazo muri nyubako hari ibintu byinshi byabaye abakozi nabo babazwe n'amadimoni ntabwo tuzi umwiza n'umubi yamubonyeyo yagiye umukobwa ndimo ndamubaza nyirubwite nyiri gukora ibyo byose sasa ndebere ati nimba kuko bitashoboka kuki umukobwa yagiye muri Wemiao Pavilion ati se wajya ukabaza nyirubwite cyangwa se ukabaza umukobwa wagiyeyo ati nyirubwite ndi kumwibariza karabaye uyu se niwe Master wa Wemiao Pavilion mu rusanzwe umuntu yarwihangana nawe warwihangana ariko se uruguma watewe ni ice cast ntago bishoboka indwanyi ifite captivation iba yara captivating chi ntago ubukonje bujya buyikoraho cyane ntago ari gukenera ibintu bikonje nacyajya avuga bose Wei yarafitiye Yu Shangwei rwahise rugenda cyajya dusanga ari maracomeka akantu kakandiko umukandara wa Qingwei nibyo yakoraga sasa harizimani byari birangiye akunze undi mukobwa imitongero yagomba guhita iva mu nzira kubera